mpamvu uyu munsi rero kubera ko aba bahanzi batagishaka kugira ngo bahanga indirimbo z'ubutumwa bwiza buhindura abantu, ahubwo barimo guhanga indirimbo bashaka ko zimenyekana mu isi ya social media. Aritabaza Nzovu, ashake Yakamwana, ashake Nyarudindiri, ashake Nyamabondo. Bisobanuye ko baze kubyina mu ndirimbo, baze kubyina mu ndirimbo kugira ngo nyine baperforminge cya gihembo azagire gute azakibone, kuko bari guhembwa n'isi. ntago aba bagabo bagikeneye kuzahembwa n'Imana, kuko baranayibagiwe, ntabwo bakizi ko inabaho, kuko Imana bayibariye mu bintu bigaragara gusa. Bayibariye mu bintu bigaragara, kandi Imana yo mu bintu bigaragara gusa ni ikigirwamana. Ibyo abantu babyumve. Bayibariye, iyo umuntu akubwira Imana yabonye mu bukwe, akakubwira Imana ngo yamwambitse, akakubwira Imana yamwubakiye mu mujyi wa Kigali, akakubwira Imana yamuzamuye ikamugeza Dubai, akakubwira Imana. Iyo Mana ntabwo ishobora guhindura umuntu w'umunyabyaha ngo areke ingeso imwe gusa nibura. Ntabwo iyo Mana yabishobora. Ntabwo iyo Mana itanga amaviza, ntabwo iyo Mana ishobora guhindura umuntu ngo yizere Yesu. Kera iyo twavugaga Imana twatangiriraga ku Mana yakunze abari mu isi, tukavuga Imana yaremye isi n'ijuru, ibyo tureba n'ibyo tutabona. Twarangiza tukavuga Imana yakunze abari mu isi ari babi, igatanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bisobanuye yuko abari mu isi iby'isi Imana yarabibahaye. Ndetse hari n'umuririmbyi waririmbye ngo mbere yuko Imana ikurema yabanje kukuremera. Nta muntu n'umwe utaravutse mu banyumva ngo amafaranga yasange, sibyo? Nta muntu wabayeho nyuma y'amafaranga, mbere y'amafaranga mu banyumva. Mwese mwabayeho nyuma y'amafaranga. Nta muntu wigeze abaho mbere y'amazu yarabatanze. Wavutse iwanyu n'ivuriro wavukiyemo ryari ryubatse. Umubyeyi agura imyenda mbere yo kubyara, bivuze ko imyenda tuyibona tutarabaho. Nta muntu urya ibiryo byahinzwe uwo munsi. Twese tuvuka ibiryo biriho. Mbere y'uko Imana irema umuntu yabanje kurema ibintu. Ubutaka buzana umwero, Imana irema amazi, irema ibintu byose. Ibiriho byose Imana irabirema. Niyo mpamvu ntabwo tuvuga ubutumwa ngo tubwirize abantu Imana ibaha ibintu, kuko ibintu Imana yarabitanze birahari, sibyo? Ntabwo rero ibintu Imana yarabitanze kandi turabireba n'amaso. Ibikenewe cyane ubwo ibintu Imana yarabitanze byose, ibyo ufite n'ibyo udafite byose birahari. Ubwo igikenewe rero nta mafaranga mashya beneri izaguprintingira yawe, nta n'imyenda yawe idasanzwe uruganda ruzagukorera, nta n'ibiryo byawe bidasanzwe bizava mu butaka. Ibintu byose birahari. Ibintu byose birahari. Hari ikintu Imana yabonye abantu badafite. Yego, ndagusuhuje ngo haye n'ikaze wo dukurikira mu biganiro byacu. Imana iguha umugisha. Wowe wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe ariko kabureba ibiganiro byacu. Kuri kamera ndi kumwe na Pasiteri Byishimo. Umeze neza? Yes, turashima Imana n'amahoro. Ndagira ngo tugaruke rero mu iyobokamana, aho ibintu bikomeje gucika mu iyobokamana. Nk'umusesenguzi kandi akaba nka pasitoro, ubundi ibi bintu iyobokamana urimo kuribona gute? Ibi bintu byarenze ubusesenguzi. Yego. Kandi birenga no kwigisha. Ubu ngira ngo noneho tumajije kuba nk'abanzi, aho abantu batangiye kujya ngiye baramfata nk'umuntu urimo kurwanya ngo abakozi b'Imana. Sibyo? Ariko abakozi b'Imana sinshobora kubarwanya ngo mbatsinde. Ntago bishoboka.
umuntu nzarwanya byishimo nkamutsinda ntabwo azaba ari umukozi w'Imana, azaba ari uwa Satani, azaba ari uwa shitani, kuko abashitani bo nizeye ko nzabatsinda. Bo- Ariko niba umuntu Imana yaramuhamagaye Yego. ntabwo nzamurwanya ngo mutsinde. Ntabwo byakunda. Niba Herode atarabatsinze Yego. siko bimeze, Pilato ntabatsinde siko bimeze, Yego. abami b'abaromani ba Nero n'abandi ba Kayizari bakomeye Ntibabatsinde. Yego. na shitani ubwe akanyura muri ba Nebukadineza bagacana umuriro ntibatsinde, bagategura intare ntibatsinde. Byishimo uyu munwa wanjye ubu warwanya umukozi w'Imana ukamutsinda. Abantu nzatsinda rero si abakozi b'Imana, ubwo ni aba Satani, azaba ari abashitani, kuko bo ndabahagurukiye rwose, mbagiriye ishyamba mu buryo bukomeye. Reka nkubwire, yego muri gospel yego abantu bari kugenda bapfa tureba n'amaso kandi dukoma amashyi tunaserebura. Ejo bundi yego uwitwa Dorcas, yego ngira ngo Vestine ari muri Canada, ngira ngo yagiye gufata igikombe ngo niba ari awadi kisinzi, mbona bamuhaye igikombe ngo yabaye uwami, ngo Vestine na Dorcas babaye ngo pafomi, ngo babaye babaye ngo mu marushanwa, mbona baratambutse na Emirene babahaye igikombe. yego Sibyo? Nurwo bazacyura. Nta mukozi w'Imana wo kujya turarushanwa nande. Pawulo yaravuze ngo ndasiganwa, ariko simeze nk'utazi aho njya. Ndashaka gusingira ikintu Yesu yamfatiye. yego Ibi bintu abantu babyumve neza, yego babisobanukirwe, babyumve babisobanukirwe. yego Nuzabona umuntu ngo yagiye mu marushanwa, twebwe ntabwo twe turi mu marushanwa n'isi, ntabwo turashaka guhabwa amakamba aya ngaya abantu bambara ku isi. None se abantu bari gupfa gute? Nabonye ngo witwa Ntuzatasiye Titus, yego ngo yahawe igihembo ngo na MTN ngo cya miliyoni 12, abage yifashe, indirimbo ze zarakunzwe cyane. Ikintu kibabaje, ikintu buriya ntiyagakwiriye kongera guhagarara ku gatute k'itorero ngo ari kubwira abantu b'Imana avuye ku gatute ka MTN. Rega ntabwo ibintu by'Imana ntabwo bishobora guhura n'ibya Belezebuli. MTN uzi icyo ari cyose ko tucyumva gutya ngo ni umuyoboro w'itumanaho, ni umuyoboro w'itumanaho, ugahemba se umuntu ufite indirimbo zivuga butumwa gute. Indirimbo ze zarakoreshejwe, abantu bahamagara, indirimbo ze zagiye zikoreshwa mu buryo bwa sonori, indirimbo z'iyobokamana cyangwa reka nkubaze buri za Titus, yego zinashaje. Titus kuva yarongora ntabwo arongera guhimba indirimbo ifite ubutumwa, reka mvuge gutyo. Oya, arazivuga ariko nuko nagasiro gakadutse gufite ubutumwa, cyangwa se indirimbo ikomeye kazazindi za mbere yari yarahimbye ashonje ngo ahugejeje ukora. ntayarongera. Abafana be mu mbabarire, sibyo? Umanza utera agatebe wumva ibyo mvuga kandi unamugira inama. Indirimbo za Titus urabona za performinga kurenza za Meddy bagiye bahemba mu byiciro. None se indirimbo za Titus urabona za performinga kurenza iza Tom Close. Ubwo bari muri sekira nyine, baje muri gospel. Muri gospel watsinze rero niwe Titus. Urabona se za Ruti zambonye, buriya yaramurushije. Wakwitonza ariko buriya hari abantu batazi uko isi, hari abantu batazi ukuntu shitani arimo kugenda akuramo abantu iniforume Imana yabahaye zo kuvuga ubutumwa, akagenda bambika uniformu z'isi, bagakomeza kuririmba, bagakomeza kwigisha, ariko uniforme bambaye yahindutse. Kuko buriya umufasha umusirikare wa RDF ukamwambika uniforme ya UPDF, direct satellite y'imufasha ibona ari umusirikare wa UPDF. Ibi ni byo shitani arimo gukora rero. Buriya nitasiye warugize gute, warutahiwe. Ntabwo ari ubwa mbere ahawe kiriya gihembo. Abantu baravuga ngo kuki ibintu byose ubibona kari ibya Satani, ubundi nta by'Imana ngo ubona. Ibiki?
nyine ngo ibintu byose ngo ubibona ko uretse Imana yari yahemba uretse Imana yari yahemba igihe cyo guhemba cy'Imana ntabwo kiragera. ingororano zacu ni nyinshi mu ijuru. ubu ngubu twe turacyakora, ntabwo itorero riragera ku bicu ngo rihabwe amakamba, sibyo atatseho inyenyeri, rihabwe ingororano z'imirimo abera bakoze. yego ibi bihembo rero biriho uyu munsi abantu babyitondere, kuko ibi bihembo ubundi reka nze nkubwire, umuntu akora, iyo umuntu wese, abantu mwese mukora muze kunyandikira muri comment, umuntu wese akora mu mujyo umuganisha kugushimisha umukoresha we. Niba hariho ibigo rero nka MTN, hakabaho ibigo nka Burarirwa, hakabaho n'ibindi bigo n'izindi za kampani n'ayandi masosiyete ashobora guhemba abapasitoro ba mbere, agahemba abashumba ba mbere mu gihugu, agahemba abavuga butumwa ba mbere, agahemba indirimbo za mbere, ubwo bivuze ko umuhanzi niyongera kuririmba ntabwo azahanga indirimbo abwirijwe n'umwuka wera, ahubwo azahanga indirimbo imuyobora mu mujyo wo kujya gupafominga ngo atsinde. Na pasitoro niyongera, none se abahanuzi bapfuye gute? Kubera ko abahanuzi bahanuye ibyiza barakubitwa, bahanuye ibisori, bahanuye mu kanwa kabo, Imana ibavugiyemo ibikomeye barakubitwa, ibavugiyemo ibikomeye barangwa, ibavugiyemo ibikomeye ntibabaha amazi yo kunywa, ibavugiyemo ibikomeye ntibahabwa ibyicaro. Ariko umunsi yabavugiyemo ibyiza biryoheye amatwi y'abantu, bakomewe amashyi, batwagwa mu modoka, bahabwa intebe, barashimwa, barahamagarwa, bitwa abakozi b'Imana. Isi mbese yarabahembye. Ibyo nibyo byatumye indimi z'abahanuzi bose rero zihinduka, bose bajya mu murongo wo guhanura ibintu byiza. Ariko pastor ashaka ko tuzakora ikiganiro tuvuga ibyiciro by'abahanuzi. Urumva bose bajya, icyo ntabwo ari cyo turimo. Nyine ndavuga tuzagikora. Reka twivugire urupfu, ngewe ndimo kugenda mbona. Yego. Ndimo kugenda mbona. Ndi kukubwira ngo shitani ari kugenda yambika abantu abahindura bisi. Biriya bintu ni iby'isi. Hari ibintu abantu batagakwiriye kujya mereka. Abantu b'Imana, niba umuntu ari umuvuga butumwa. Yego. None se reka nze nkubwire, sibyo? Impano zose tugomba kuzemera. Sibyo? None se impano zose tugomba kuzemera. Hari n'ibintu abantu bagomba kwanga, akavuga ati nubwo wenda urugero nk'ubu ushobora gukora iki kiganiro kigakundwa, cyamara gukundwa ngahamagarwa na Burarirwa, sibyo? Tuzaze tuguhembe ikiganiro cyawe cyavuzemo abantu banywa inzoga za pirimusi, bavuze ko ikiganiro barebye bari mu kabari kigakundwa. Noneho Burarirwa ikavuga iti byishimo rero, yego, twaguteguriye igihembo wenda cy'imodoka. Yego. Ngewe rero nkagenda mu modoka naguriwe na Burarirwa, yavuye mu bucuruzi bw'inzoga. Ngewe nkangurira abantu kureka inzoga bakakira Yesu. Ntabwo ibintu byose tugomba kubyakira. Nimujya muri Bibiliya nese kukibaye risabanze impano za Hamani bakazanga, kuki bazanze se? Ubu se kuki abahanuzi banze ibintu bahabwaga nese ni igiki kirangije abantu se? Biragoye ko buriya, reka nze wenda nanabwira abantu, Satani ni umuhanga, kandi Satani afite ubwenge. Ntabwo Satani ashobora kugusha Titusi mu mutego yagushijemo Teo. Ntabwo ashobora kugusha Vesina na Dorukasi mu mutego yagushijemo wa muhungu waririmbye iriya ndirimbo ivuga ngo nindera
ndamwibagiwe uriya muhungu w'inyinya uririmba indirimbo z'isi ninde King James. Ntabwo Satani yagusha Vestine na Dorcas mu mutego yagushiyemo King James. Urumva? Ntabwo mbese buri muntu wese Satani agomba kugira ntabwo umutego utega intare ariwo bategesha inkware. Uwo bategesha inkware so bategesha imbeba. Uwo bategesha imbeba si utegesha ifuku. Utegesha ifuku si utegesha injangwe. Buri muntu wese agomba kugira umutego Satani amutegamo. Kandi kugira ngo Satani agutege ntabwo ari ibintu ahubukiraho. Ni nk'uko muganga kugira ngo akuvure ntabwo muganga kureba gusa ngo uri gutitira ngo aguhe umuti, ahubwo hari ibizamini agomba kubanza gufata akabijyana muri laboratwari, akamenya amaserire yawe, akamenya uturemangingo, akamenya umuvuduko w'amaraso, akamenya isukari ufite, akamenya groupe yawe y'amaraso, akamenya inzoka, akamenya uko umutima ukora, akamenya uko impyiko zikora, akaza yamenya umuti ari buze kuguha. Na Satani nawe rero afata umukozi w'Imana, niba ari ibi bintu abantu babyumve, afata umukozi w'Imana niba ari pasiteri Gitwaza, niba ari mama pasiteri Aposo Mignone, niba ari umuhanzi Titus, niba ari umukobwa Dorcas na Vestine, arabafata akabanza agafata sample zabo z'imibereho n'ubuzima bwabo, akabanza akabijyana muri laboratwari y'ikuzimu, bakabanza bakicara bakavuga bati ni igiki turaza gukora kugira ngo dushobore gufata Gitwaza ntabashe kwinyegambura, kugira ngo tumuvure. Turi buze gukora iki kugira ngo Aposo Mignone tumufate? Turaza gukora iki kugira ngo nuwuhe mutego turatega kugira ngo Titus afatwe cyangwa Vestina afatwe? Kandi nibafatwa bakomeze bitwe abakozi b'Imana, kuko shitani niryari yunguka ni igihe yagufasha ariko ugakomeza kwitwa umukozi w'Imana. Yaragize gute? Yaragufashe. Naho yagufasha ukavamo, aho abahombye. Akamenya ngo uyu muntu akunda iki, yanga iki, yitwara ate. Hari abo rero afata ibizamini akavuga ati reka tumushakire umugabo. Hari n'uwo afata akavuga ati reka tumushakire umugore. Muzareba abakozi b'Imana benshi bakunda gukorera Imana ari abasore, iyo bagiye gushaka 80% Satani niwe ubashingira. Aba bakozi b'Imana bakorera Imana ari abakobwa, iyo bagiye gushaka la majorite Satani niwe ubashingira. Abo bashaka abari ibishakwe. Niyo mpamvu Pawulo we yahisemo kutigwa ashaka. Sibyo? Yaravuze ati ntazagwa mu makosa. Bura gushaka nicyo kibazo. Ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo nge mbambwira umusore n'umukobwa, niba uri umukozi w'Imana uri gukorera Imana imirimo ikomeye kandi izwi, mu gihe cyo gushaka ntuzitonde ngo urebe mu maso h'umukobwa, ngo urebe ikibuno, oya. Ahubwo uzapfuka musenga Imana, uyibwire iti umukobwa uzantera inkunga mu muhamagaro, Imana izamuguhe. Ibi bivuze kugira ngo sobanurire abantu ko harabo shitani azagusha banyujije mu mafaranga, bahabwe ibyo bintu by'ibihembo, nibarangiza guhimba birangire. Kandi niba hariho umuntu watanze umusanzu we mwivugabutumwa hano mu Rwanda, by'umwihariko mu itorero rya ADEPR, ni umuntu witwa Tasiye Titus. Ariko kimwe mu bintu bibabaje buriya nuko umusanzu wa Titus amajije kurongora, we yasobanuye ko nyine hiyongereyeho inshingano, ariko ni nabyo kandi birumvikana. Ariko icyo mvuga
ntabwo Imana igiha abantu inshingano zibabuza kuyikorera mu gihe yabahamagaye. Ntabwo biba. Buri kintu cyose Imana izaguha kivuye mu ijuru ari impano y'Imana, uri umukozi w'Imana, azaba ari amaboko. Ikindi zakongera azaba ari intoki, ikindi zakongera azaba ari inzara, ikindi zakongera azaba ari amatwi. Ibintu byose n'ubu uri umukozi w'Imana, Imana ikakwihera umugore. Ese ntiyakomeza gukora mu bundi buryo atari ukuvuga ngo nuko yasohoye indirimbo cyane, imbaraga zishyira mu gusohora indirimbo cyane. Titus ntiyakomeza gukora mu bundi buryo ubutagaragara se nyine. Oya erega reka tubyumve. Ibyo ni ibintu wewe urimo kuvuga gutyo gusa, kandi icyo nicyo bita motifu nyine, ni impamvu. Umuntu arakubwira ati wera he uvuga yuko ngiye ntagikorera Imana, ese ni ngombwa ko ibyo nkora ubibona? Iyo ni motifu nyine. Ariko se reka nkubaze, niba Gitwaza Paul ari intumwa y'Imana agatangiza itorero rya Zion Temple mu mujyi wa Kigali, akaryagura agashyira ishami i Muhanga, ejo akajyana Zion i Musanze, mu kundi kwezi akajyana Zion i Rubavu, Gitwaza akazenguruka imijyi yose akagira amatorero 40 mu Rwanda mu myaka wenda 5. Gitwaza agatwara Zion i Burundi, akajyana Zion muri Kenya, Gitwaza akajyana Zion muri Amerika, Gitwaza akajyana Zion muri Canada, Gitwaza akajyana Zion muri Buraya, sibyo? Gitwaza yarangiza akaza muri convention akicara akarya ifiriti, sibyo? Gitwaza akajya i Burundi akajya kwiyubakira itaje, umwaka ugashira atongeye kubyara itorero, imyaka 2 igashira, imyaka 3 igashira, uzambwira ngo Gitwaza aracyari mu muhamagaro w'intumwa? Ese ahantu hose agomba kubwiriza ubutumwa ku isi yaraharangije? Ni iyihe mpamvu yamuhagaritse? Ese za guverinoma zahagaritse gushinga amatorero? Niba Burundi barabihagaritse, agakwiriye kujya muri Tanzania. Ubwo bisobanuye ko ashobora kuduha motifu ngo ariko ngo ndi gukora ibindi, ariko ibindi bitajyanye n'umuhamagaro. Cyangwa narakoze insengero aho nari ngomba kuzubaka, yarazujuje ati nimujyana ubutumwa ku isi hose. Ubundi ubutumwa ni ukubuvuga mpaka upfuye. Ubu se twavuye mu nsengero zabo, ubu ntabwo bakitwemera ko twigisha, ariko ubu ndakomeje guhugura no kwigisha kuri Byishimo Official Munsi na YouTube. Nibazifunga nshobora kuzajya kuri Facebook, nibayifunga nayo nibayifunga nzajya kuri Instagram, sibyo? Igihe cyose Imana izafungura amarembo, ariko ngewe bizagorana kuzambona ntafite kamera mikoro, sibyo? Ngo ndi gucuruza kenkayori, nayo nzayicuruza ninyibona. Oya uzanayicuruza ariko nabwiriza, ariko nzabwiriza, sibyo? None se uvuga ute ukuntu umuntu atagihimba indirimbo? Ese ibihangano byarava mu bintu bimwe akajya mu bindi, ariko none se reka nkubwire, hajemo ikintu bita ngo nuba performinga, ni performance. Icyo nicyo cyabyishe. Ziriya ndirimbo ba Titus baririmbye n'abandi bagenzi be baziririmbiye mu mashyamba, abariho bazihimbira bavuga ngo aho ugejeje ukora nta n'ikintu kinagaragara cy'ubuzima bari babona, ariko nyamara bafite iby'umwuka, ku buryo kuba yumva yuzuye umwuka wera, akumva yaracunguwe, yarababariwe ibyaha, ahabwa umwanya mu biterane, mu rusengero. Ibyo bintu akabibona nk'umurimo ukomeye Imana yagize gute, yakoze. Amavuta y'Imana akabazaho bakavuga ubutumwa. Ubu uyu munsi rero, sibyo? Niba naririmba uzabona yazanyemo Nyarudindiri, ubone yazanyemo Nyamabondo, ubone yazanyemo Yakamwana, ubone yazanyemo kanaka, kugira ngo ashobore kubona performinga, sibyo? Kuko ziriya bagiye banaziririmba bazi ko nta nuzazuba. Na Nzova asigaye aza mu ndirimbo z'ubutumwa bwiza, ukabona bamukoresheje ngo ni Zakayo n'urugero, akazamo ngo kwagutinga ari Zakayo. Nuko Nzova azwi. Oya Nzovisi
iramuzi. mu isi inzovu afite umwanya munini sibyo, kugira ngo rero igihangano yego nzovu yego afite umwanya munini hano mu isi sibyo, Yego. mu isi ya gospel hano, Yego, sorry, mu isi ya social media hano mu Rwanda, Yego. ya business muri social media, nubwo nta kintu ashobora kuba afite, nta butunzi afite, ariko muri iyi si ya social media arazwi. Niyo icyo kintu bwari ubugingo mu rukundo rwayo rero ibona kugira ngo babubone ni uko itanga Yesu. Iyo tuvuga ubutumwa rero duhamagarira abantu kuza kwizera Yesu no kumwakira nk'umwami n'umukiza. Niyo tuvuga Imana rero tuvuga Imana yaduhaye Yesu, kuko niwe waje nyuma. kuko iyo wamaze kumwizera ukanamwakira n'icyaha ubutandukanye nacyo ntukora icyaha nta bindi. Noneho rero niyo turirimba indirimbo n'aba bahanzi bose bagomba guhanga. Niba baririmba ntabwo ugomba kuririmba indirimbo ushaka kubwira abantu urwego ugezeho, ntabwo ugomba guhimba indirimbo ushaka kubwira abantu mufitanye ibibazo, ntabwo ushaka ugomba kuririmba indirimbo icyo gihe uba wavuye mu murongo w'ivugabutumwa, ahubwo ugomba guhanga indirimbo ushaka kugira ngo abantu bayobore, ubarangire ko Yesu ahari kandi ko yaje kandi ko bifite aho bizanagarukira. izo nizo ndirimbo zifite ubutumwa, izo ndirimbo ziba zifite ubutumwa. Izi nizo rero ba Titusi baririmbaga. Ntabwo izi ndirimbo rero zishobora gupafominga mu isi, kuko isi ntabwo izikeneye sibyo, zigenda gahoro 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 zikonyera gahoro 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 gahoro. Iyihuta rero ni iyihe? Ni iyirimo Nyamabondo ivuga ko irabihiriza Imana itanga ibiryo ukabyibuha, noneho Nyamabondo akagira hari Imana itanga imodoka sibyo, ugahita noneho ukayishyiramo. None hari Imana itanga amafaranga, ukerekana rero sheke ya MTN ko baguhaye miliyoni 12 sibyo. Ariko reka ndekeraho, turapfushije. Bibiliya iravuga ngo Imana irapfusha tukagira gute? Tugaseka. Ariko twiyo twapfushije turababara, turapfushije ariko ntabwo bikwiriye. Ibi byose kandi ndibuze kugaruka mu kindi kiganiro nze mbigereke ku bashumba b'amatorero.